iyo uzi ko hari ahantu fulani wagiye ukata ugakora utunyanga bikajya habona uhita wigirira gutyo ukagira guhuza kwa ibyo yarari kunshinja yari uko namuburiye umwanya ndawushatse uri kunywa kubihuza nuko bibaye antikristo kuko hari n'umuntu kare wampamagaye arambwira ati banteye urukingo ariko ndi kumva akantu. Yes, muratwemera dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuri Mama Sharirene Official, ni chaîne yivuga butumwa itugezaho ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, amafilime, ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, ariko babihiniye mu ijambo babyita ngo ni bwa buhenebere karundura, batugezaho episode z'inyigisho umusirikari n'ibindi, kera n'ubu bahugura urubyiruko. Ni chaîne rero nziza cyane. Turi kumwe rero n'abakozi b'Imana nibo tugiye kuganira, ndazi neza yuko muri buze gufashwa n'ikigano tugiye kugirana. Reka tubahe ikaze kuri Mama Sharirene Official. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yego turaho turashima Imana. Amakuru François. Reka mvuze François nibuka kera abakecuru bo mu cyaro nga makuru Fara. Ngo François ni Fara. Ubundi muni François. Mumeze neza pastor? Ndashima Imana. Okay, natwe turaho turakomeye. Mama Sharirene tugwaye ikazi wawe. Murakoze cyane. Yes, kuri Mama Sharirene Official muraho murakomeye. Ijambo ry'Imana rirabwirizwa abantu bakaryumva bagahinduka. Bakihana bakatura bakabatizwa. Muri iyi minsi nguri inshuti n'abatingaye cyane mu kubabwiriza. Ntabwo mvuze ngo ni inshuti yabo abagana. Naho baza kuba bakiri nayo. Nanabikundisha yo kugira ngo mbakurure. Okay. Ni byiza cyane. Hari biraza gutuma wenda turi buza kubivuga mu kiganiro kirambuye. Aho basaba ko umukozi w'Imana ashobora kwemera kugira imyitwarire yitwara kugira ngo akurure abashaka gukurura. Niba agiye mu banywi bitabi bigasaba ko nawe agenda arinywa. Niba agiye mu banywi inzoga kubabwiriza bigasaba ko nawe agasoma. Turaza kubiganira. Pastor, muratangira mwibwira abantu badukurikiye bamenye ko ngo ni bande tugiye kubana. Nitwa Produsenge Jean Dodier, ni representative wa The Holy Israel Church. Dukorera i Nyamirambo hari aruguru umushumba mukuru w'iryo torero. Okay. Abandi nabavuze ni Mama Sharirene, ni Pastor François ndetse na Jado. Nibo tugiye kubana kuri Mama Sharirene Official muri iki kiganiro. Abantu babona dukora iyobokamana bakagira ngo tujya mu ijuru gusa, nyamara kandi ntabwo twakwirengagiza ko tukiri mu isi. Ngira ngo Pastor ibyo mvuga sibyo wenda ntidukwiye gukora n'ibiganiro nyine bifite icyo byungura societe. Ni icy'ingenzi yuko ubutumwa bwiza bwuzuye bugomba kuba bwagarutse no ku buzima bwite bw'umukristo. Niko bimeze. Abantu barye banabyumva banabisobanukirwe mu mwimerere wabyo. Hari ijambo ry'Imana uko riforumye ntabwo rigaruka muri kote spirituel yonyine. Rishobora kuba ari ijambo ry'Imana rije guhangana n'ubugingo, rije guhangana n'uko wifata mu buzima busanzwe, rije guhangana n'ikibazo cyo mu mwuka. Abantu bajye babyumva. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari itandukaniro ry'ibintu bibiri. Hari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bwita ku misozi irindwi. Yego. Umusozi wa government, umusozi wa politike, umusozi wa government of course, umusozi wa politike, wa business, umusozi wa media, umusozi w'itangazamakuru nyine. Ari cyo tuhamba tugomba hininga indimi bajye batwihanganira. Hakabaho umusozi w'umuryango, hakabaho umusozi w'idini. Umusozi w'idini uyu nguyu turiho, umusozi wa yo yose. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bwita ku misozi irindwi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwita ku kwigisha ubutumwa bwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe. Ni nayo mpamvu abantu benshi rimwe na rimwe bijya bibagora. Umuntu agashaka yuko bamubwiriza ubutumwa bwiza gusa bwa Yesu Kristo. Hagomba kubaho n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubwami bwande bwa Kristo. Yego. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wenda kizaba ikiganiro ukwayo. Bugomba kugaruka kuri ya misozi irindwi. Ubwami. Yego. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubushinzwe kubwiriza ubutumwa bwiza ngo umuntu ave mu byaha, yakire Kristo n'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe. Ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugaruka kuri cya kintu cyitwa imisozi irindwi, nuko buri hose Kristo yahatunga umuntu. Kuko niwumva ngo kuri uwo nimikishije amavuta, ntabwo yigeze aza ku musozi w'idini.
ariko bibiri mwita umukozi wayo. Bishatse kuvuga iki? Umwuka wera nshobora kuba naba ndi kuzura ndi gusengera umuntu urwaye imyuka mibi. Uzi ko ushobora kuba wagira isano n'umwuka wera dogiteri ari kuzura ari kubaga umuntu. Buriya se ubwo wenda kiteka kubireka twese kuri role dufite kuri kumuntu nuwo kugira ngo umuntu atunge ubuzima bubasha gutuma bamumana. Ariko se ubundi wa mugani uwo mwuka wabura guhura ute? Nonese ko Imana ibwira umuntu wenda urwaye ngo nzagukiza ariko agakira ari uko agiye kwa muganga. Nibyo ngibyo nenda nsobanure yuko ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu ubu n'ubungubu kugeza kuri iyi saha uzabona abantu bamwe bakoze ikiganiro. Niba ngombwa wenda turaza kubivuga mu mihamagaro 3 abakozi b'Imana tugenda twicomeka. Noneho umuntu agashaka gushyigikira agendeye ku muhamagaro wa nakacometsemo. Ariko nibamenye icyo kintu. Hari ubutumwa bwiza bw'ubwami n'ubwa Yesu. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi byose ni ubwa Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubushinzwe kubwiriza abantu ngo bave mu byaha bihari. Ariko nusoma Abaheburayo 5:11 aravuga ngo warabashije kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Hari ibindi binakwiye kuba ashinzwe mu butumwa bwiza bw'ubwami. Kugira ngo abashe bajije Joel abazutise uyu nguyu umaze kuvuga ni Pastor Kuradusenge Jean de Dieu, ni legal representative w'amatorero ya Israel Church. Uriya ni Pastor Imana François, uriya ni harya ni Mukesha Imana Emerita, ni Mama Sharirene niryo zinazwiho, nibo tujye kubana muri iki kiganiro. François yaravuze ati reka nunganire gatoya. Waruvuze ati se uburyo umuntu wamwirukana abadayimoni cyangwa amusengera agakira indwara byahurira he na dogiteri wabaza umuntu agakira? Ubwabyo Bibiliya byose ni umwuka ubikora, kuko Bibiliya iravuga ngo nzasuka umwuka w'ubwenge ku Bisiraheli ngo nibarangiza ngo bamenye gukora ibyizahabu n'ifeza n'indi mirimo yose itandukanye. Bisobanura ko n'umwuka w'ubwenge ari Imana igira gute iwutanga. Bari abaganga rero babaga, kuko hari abandi babyiga bagafeiringa, bakabyiga bagatsindwa ukajya mu ishuri unabishaka. Ni ukuvuga ni inspiration divine cyangwa ni ntuze ni ishurirwa ry'umwuka. Ni ishurirwa ry'umwuka kuko ubwenge uboneye bwose kandi buzana icyiza buturuka ku Mana. Ngira ngo birumvikana cyane. Reka duhite dukomeza nyine n'ikiganiro. Icyo mperaho no kwaza harya Pastor wamaze kwikingiza cyangwa uracyarindiriye kuzajyayo cyangwa ntubyemera? Hari hano hanze hari abantu bafite imyumvire, niyo mpamvu ngihereyeho ikijyanye n'urukingo. Impamvu mbivuze nuko mukomoje iby'abaganga kubaga n'ibiki bihita binyirukansa binjyana ku rukingo. Byiza no kuvuze ngo hanze aha hari abantu bake bafite imyumvire Imana ntibyemera. Ni ruhuye n'umubare wa 636 ni cya kimenyetso cy'inyamaswa kije. Ibintu byose bakora Imana bayabyemeye. Ntabwo mbizi, nicyo mpamvu nkubaza. Urakingiye nturikingiza uzikingiza bimeze gute? Reka nsubize ikibazo mbajije. Ntabyo gukingirwa no kudakingirwa bya byose inzira amaherezo y'inzira ni hehe? Ni mu nzu. Kandi hari ibyo tutumva none ariko iminsi zabitwumvisha. Hari ibintu baho utumva ariko iminsi ikabitwumvisha. Icyo nakubwira nuko ntago nzi antikristo. Harya vuze ngo bavuga antikristo, arabavuze ngo bihuye n'umubare 600 biriya nyine bya antikristo. Wenda nyango antikristo twageze dutanga ikiganiro tunasezeranya abantu kuzongera kukivugaho, ariko uyu mwanya sinzi ko bwacyo ni kinini. Ariko ikintu ushaka kuvuga abantu bumve ko wenda bijyanye na topic wigeze umbwira tugiye no kuganira. Wambwiye ko tugiye kuganira ku ntambara yo mu mwuka. Paulo yabivuze neza, wenda turaza kubigarukaho nitugera ku by'intambara y'umwuka. Aravuga ngo mumenye yuko abo turwana nabo atari inyama n'iki n'amaraso, ahubwo ni imyuka y'ahantu mu kirere, n'abami n'abategeka b'isi. Ndashaka kukubwira ko iyi ntambara turwana atari y'umubiri ahubwo ni y'umwuka.
Yesu yaravuze ngo ikijya mu muntu si cyo kimwanduza, ahubwo ahanini kigira gute kimuvamo, kuko ikimuvamo ari umwuka. Ubwo nabyo bifite ukundi nabisobanura, ariko ikintu ushaka kuvuga ntabwo ikibazo ari urukingo turi kugendana. Antikristo ntabwo ari urukingo, Antikristo ni umwuka. Ukwiye kubisobanukirwa. Ntabwo mbizi uru rukingo nimba ari umwuka bari gutera mu bantu, ariko ubundi se ibyo turya nibyo nkunda kuvuga, tuzi biva hehe. Ibi bintu tugura muri za alimentation twirirwa tumiragura, aya mafaranga dutunze, ibintu byose dutunze tuzi biva hehe. Izo nganda zibikora ni iz'abana. Turi kugendana. Rero urukingo kuba barudutera, ubundi reka nkubwire, ubu inkingo twatewe zingana gute? Hari iziseru, nimba ari seru, nimba ari hepatite n'izindi nkingo ko batayasakuje. Uru rwa corona nirwo rubaye Antikristo. Donc niho yaca honyine. Reka nkubwize ukuri, Antikristo abantu babyumve banabisobanukirwe neza. Antikristo ni umwuka, ntago ari materials, ntago ari ibintu bifatika mu ntoki. Turi kugendana. Kandi reka mbabwire, Pawulo no yavuze ngo icyo muzarya cyose mwigisengeye. Turi kugendana. Ariko ngiye sinumva n'abantu urwego bariho rw'umwuka aho Bibiliya ivuga ko tuzarya n'ikica ntikigire icyo kigira gute kidutwara. Ni ukuvuga ngo ahubwo abantu bafite ubwoba bw'urukingo nta no kwizera bafite, kuko naho bwaba birimo. Turi kugendana. Haba hari mwibindi byinshi. Nimba kuko dufite imbaraga z'Imana ziri muri twebwe zikorera muri twe, twarize Yesu Kristo nk'umwami wacu, ntacyo byadutwara. Amen. Usibye ko nta n'Imana ngewe yabimpishuriye ko hari ikirimo. Turi kugendana. Ntiyambwiye ko hari ikirimo, nta nubwo yambwiye ngo nta kirimo. Turi kugendana. Ariko ikintu nge nemera mu kwizera kwanjye nuko niyo narya ikica kitagira icyo kinwara, nkurikije cy'ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Kandi nkanakomeza mvuga ngo Antikristo ni umwuka, ntabwo ari materials, ntabwo ari ibintu bifatika. Yes, iyi ni avia Pastor Frasco. Reka twumve na Mama Sharirene ikibazo yacyumvisha. Okay. Jewe rero ikibazo uko ncyumva, ko umuntu ushobora kuvuga ngo urukingo ni rwiza cyangwa ni rubi, cyangwa nkavuga ngo ni rubi. Urukingo sinzi iyo rukorerwa. Ari mu barusinyiye sindimo, no mu barwakiriye kuri airport sinari impari. Ubu koko nakihandagaza ngo ni rubi naho rukorerwa ntabasha kuhasunutsa utuzuba. Amakuru ushobora kwizera arutaye ibihuha nayo nakuye ku Mana. Baravuga ngo ikintu nzi kubwa ubwoba bw'abantu. Hari n'abampamagaye bakambwira bati urabivugaho iki, kuko ni ngombwa kubimbaza. Ikintu numvise umwuka undi mumbwira, yego, nuko nasanze abantu batinya Antikristo kandi bamukorera. Abantu batinya Antikristo, bya bintu birimo Antikristo, birimo Antikristo. Bagafatira ngo Antikristo ni ikindi kintu kiri kure, kandi gikorera muri bo, baraturanye, barakorana mu kazi, kuko Antikristo afite amayeri atagaragara. N'abavuga rero ngo afite ubwoba bw'urukingo ngo rurimo Antikristo, nge ntabyo nzi nimba arimo. Nta makuru y'urukingo nigeze mpabwa. Ikintu nashaka kubwira abantu muri uyu mwanya nuko Antikristo ntabwo aza mu buryo bw'umubiri nk'uko uyu yabivuze, aza mu buryo bw'imyuka. Afite n'ibikorwa byinshi amaze gukora mu buryo bw'ubushukanyi, amaze no kugira abo yiyegereza. Kandi mu bantu yiyegereje harimo n'abavuze induru mu rukingo rurimo inde Antikristo, kuko hari ibindi bikorwa agenda agaragarira. Ikintu rero nabwira abantu muri aka kanya, nkamuga n'umuntu ujya gutinya urukingo ngo rurimo shitani, wowe uri mwiki? Umuntu utinya urukingo ngo rurimo shitani, wari mwiki? Wowe iki kurimo ni igiki? Kuko nge namenye ko shitani naho namumira namuruka. Naho namurya nkamumira akagera mu gifu cyanjye namuruka mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ibikorwa bya shitani bidasanzwe niboneye mu mezi ane. Nabonye shitani ubu naho yazi wanjye yakicara muri salo simuhabuke, kuko namenye ko hejuru y'imbaraga ze ziteye ubwoba hari imbaraga z'Imana zirenze. Niko bimeze. Noneho rero n'ibitari urukingo bizaza, kandi ubwo bavuga ngo rurimo shitani, ahubwo buri birimo shitani ntabwo barabibona. Nimba na shitani arimo,
nyene ubwo abarokore nabo bagiye kugaragara nawe ubarimo. Niba umuntu ari gutinya shitani ati niba runtera ubwo nuko nta rundi rukingo afite. Ariko nashaka kubwira abakirisitu bwira n'abankurikiranye. Ubundi iki ni igihe kuko aya ni amakuru y'ibihuha uko biri kose. Ni amakuru y'ibihuha nimba hari ab'Imana yabitumye ntabyo nzi. Ariko iki ni igihe Imana igomba kuzajya igaragarana n'abayo. Imana niyemera ko urwo rukingo turuterwa. Murabona Imana yafata abanyarwanda cyangwa abatuye isi twese shitani akatumarira kwicuma bazabazi. Ntabwo Imana ari umuswa, ntabwo Imana ari Imana ibyara ikajugunya bitazarera. Nta muntu Imana yazanye ku isi ngo ireke kumukurikirana. Naho cyaba ari ikica, naho cyaba ari igihumanya, cyagera muri twebwe ntikigire ububasha. Abantu rero bareka ubwoba, ahubwo nibashaka urundi rukingo. Kuko ngewe mbere yuko nzakingirwa ruriya ntabwo nge nzarwanga. Mbere yuko bazarunkingira nge ndakingiye. Nta kintu cyagera mu iraso ryanjye ngo kimpumanye, nta cyagera ku igufwa ryanjye ngo mpumane. Ikintu naba cyo cyose nuko Imana yaba yacyemeye, kandi icyemeye ibyo yemera si ibyo kunyica, ahubwo nibyo kumpesha umugisha. Induru rero rurarukingo icyo akora nahise mbona ko abantu nta Mana bagira. Niyo bavugisha karimi ntayihari, kuko bafite Imana birirwa babyina amakorasi twajyaga tuyadihagura korona itaraza mu nsengero, kwirirwa dupfumura amakaro duca imikeka. Uzi kurinda Mana we, uzi kurinda Mana we, bakabyina ibyuya bikaza. Iyo Mana izi kurinda babyiniye iki kintu kitaraza yagiye. Ni ikibazo. Oya nibizera Imana. Yego. Ngira ngo murabyumvishe cyane. Reka twumve Pasteur Jado nawe icyo atubwira kuri iki kiganiro cyangwa ku iki kibazo turi kuganiraho. Ubundi rimwe na rimwe ngiye kuvuga ku ngingo y'abantu bavuze ntiduhusanye. Nkunze gushaka uburyo nacumbikisha, ariko kuko ari ikibazo kiri mu rwego rw'itorero in general. Nanjye ndi bugire icyo nkivuga. Ubundi muzi yuko y'abantu maze kumva ibitekerezo byabo nkunze kuvuga ngo ndasubiza ku kindi. Nanjye birakwiye yuko abantu bamenya, kuko nshumbiye Grise dufite abantu batwumva batandukanye. Reka ngira icyo mbasha kukivugaho ubwo bene data bagiye bakivugaho mu buryo buzima buri clear. Niba ndi buvuge mu buryo bubiri biturutse ku kibazo cyawe. Cya mbere nuko abantu babasha kumenya ko buri muti wose ugira side effect. Abantu nituvuga side effect ni consequence. Reka nkoresha bityo iri positive na negative. Ni ukuvuga ngo side effect ni ingaruka ishobora kuba yaba nziza cyangwa yaba mbi. Abantu babashe kubyumva n'abadukurikiye babyumve. Buri kinini cyose cyabashije, buri kinini cyose aho kiva kibi kinini kiba urukingo. Igituma ushobora gukingira umwana ukabona agize umuriro, nicyo ndi kuvuga kigendanye na side effect. Ababyeyi badukurikiye bafite ukuntu bava gukingira abana bakaba babashakiye za paracetamol by'ibinini mbona bahita bacomeka mu kibuno cy'umwana kubera cya kintu cyitwa side effect. Nuhamana mind ikubwiye yuko uru rukingo rwabaye sakirirego. So wafata urukingo ukagira side effect, uri guhita waprova ibyo wahawe n'abantu yuko nyine kakubayeho wakingiwe ikintu kiyi cyasakirire. Ndashaka kuvuga iki, nkuko mwene data François ndetse na mama Charlene bari kumwe. Abantu nibabanze bamenye yuko gukingira nagasobanuye wenda ibyiciro bigendanye n'ibyorezo nuko byagiye birangira. N'ubu ngubu hari kwa muganga iyo ugezeyo hari inkingo zigenwe. Izo nkingo zigenwe ntabwo abadukurikiye mwarazikiye, ariko kugira ngo mwikingize izo nkingo ntabwo mwanabanjije kugira ngo bibasabe yuko mwabanza kutubaza kuko zari inkingo muzi ko zigenwe. Ariko impamvu havutse urukingo rugendanye na kino gihe bigatuma abantu babasha gusakuza nuko rwo rwabasha. None se mbabazi
negatifu uri ku expectinga mu rukingo rwa COVID-19 iyo bazishyize muri paracetamol byakanga birakwiye yuko umuntu agira mind nese iyo bazishyize izo negative uri kuvuga ngo ni impamvu zindi bazishyize mu rukingo rwa mugiga wowe ukarufata uzi ko ari urwa mugiga usanzwe wowe ubizi ko ariyo mvugo mama Sarene yari ari kuvuga aravuga ngo harya aho zikorerwa urahamenya nicyo nari nshatse kugira ngo abantu bumve daboro niba banze bumve urukingo nakadefinishije urukingo ngiye no kuvuga ngo urukingo ruba rumeze gute kuko umuti w'inzoka bisaba kubamo inzoka sinzi wenda ubwo nabasaba ko njya kuvuga hejuru y'icyo bita vaccine mu kuvaccina n'iki kiriho ni virusi n'iki kiriho yewe umuntu wese ufite mind y'imitekerereze mibi ku bigendanye n'urukingo ni ikibazo kigendanye na mindset kuko niyo bafata icyo kintu uri gutekereza cyaba wigitekereza ko cyaba kuko ari mu rukingo rwa covid gusa kere kumbwiye ngo nta zindi nkingo wigeze ariko na mu minsi yashize abantu bikingizaga hepatite ugushaka se ugushaka cya kintu bakubwiye ko cyakora biturutse yuko bibaye covid gusa ni abantu nibagere kuri icyo ni kote ni kuri kote imwe yo kugira ngo menyeshe abantu yuko no muri paracetamol uwashaka sikorerwa uwashaka kuba ari wowe yashakishije nibyo yigeze akoresha ngo naho bikorerwa ntahazi uwashaka yanabishyira muri paracetamol uzanga se no kunywa ikinini cy'umutwe n'ikigenzi k'abantu bagera ku rwego bamenya yuko icyitwa kuvuga ngo nuko byabaye uru rukingo rw'iki uzi impamvu mwabonye umwanya wo gusakuza nuko cyabaye icyorezo cyatatse isi kikaba genero nicyo ngicyo nuko kitabaye icy'u Rwanda gusa nuko kitabaye icy'u Burundi gusa ngo kibe cya Tanzania gusa niki ariko ubundi abantu nibagere ku rwego bumva yuko igihe cyose isi yatatswe haboneka inkingo yego iyo mayindi abantu bayumva icya kabiri nshaka kugarukaho abe AstraZeneca mayindi y'abantu bari kuvuga yuko bigendanye na ya side effect abantu ubushakashatsi bugikorwa baracyavuga byinshi bigendanye ngo habaho coagulation disa ngamaraso akavurangu depends ku mubiri w'umuntu noneho esheke ikomeye ni uguhita umuntu wari ufite ikibazo cyangwa umuntu wari ugize gute ubasha nashatse guhera kuri cya kintu cyitwa side effect kugira ngo wabashije kubona hari side effect yabaye kuri naka atabigeneraliza atabikomba atabigira rusange asange muganga nkawe atamusanze nk'icyo kibazo ubwo mvuze kuri kote y'urukingo mbwira umuntu ngo wabasha gutinya urukingo n'ikinini ntazakira kubera yuko nta nganda zikora imiti nta nganda niyo yaba tuzifite ntago ari wowe nyiramo ngenda shaka kugira ngo umenye yuko ibyo ufata byose n'ubundi ni ibyo barebye bagasanga ukwiye umuti ukawuyoboka iyo ni kote ya mbere kote ya kabiri ivuga kubihuza na antikristo ho icyo kibazo cyacu twebwe abanyamadini twabagize ubwo babucura mu mwuka kuko kuri kote ya antikristo dukoresheje ibyahishuwe 13-16 itegeka abakomeye n'aboroheje ni nijoro nayo ari ndi kureba ka audio kari ku rubuga rumwe rw'abantu rutari urw'iwacu ariko narubonye ku rubuga rurimo abakozi b'Imana batandukanye na nyiri creating ubu ndi kuvuga barahita abaruriho babihamya nahise mubwira ngo byanze bikunze ugira icyo uvuga kw'iyi ngingo impamvu nahise nanga kumuvogera namubwira ngo iyeranda ugira icyo uvuga kw'iyi ngingo kuko uwayitangaga yasobanuraga itegeka abakomeye n'aboroheje kutagura cyangwa kugurisha kereka arangije akabanga hano ubwenge buri bimwe wari uri kuvuga ngo babara umubare w'inyamaswa 666 kwigeze dukora ikiganiro kigendanye na 666 kangaruke kwiyi powe hehe
mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ese we warangije no gufata, reka mvuge ko ukiri mutoya mu mwuka, bakubwiye yuko uru rukingo rwa covid bari burugukingire mu ruhanga cyangwa ni mu kiganza cy'iburyo. Niba wabaye muto da, ni mu ruhanga barukingiye, ngo uvuge ngo ni cya kimenyetso, ni mu kiganza cy'iburyo barugukingiye, uvuge ngo ni cya kimenyetso. None se niba ubifashe ukaba ugiye kubihuza na Bibiliya, ahubwo ntugiye gukoresha Bibiliya mu nyungu zawe no muri propagande zawe, kuko niba Bibiliya yikubwira yuko nubiza biri buze mu kiganza cy'iburyo, aho narindi kuvuga cyangwa mu ruhanga, urukingo bakaba batakubwiye ngo tega uruhanga, ugiye kurisansibiriza ushingiye kuki? Yego kabisa, ngo utangiye inyungu zawe, ntabwo bikiri impamvu z'ubwami. Ndeka ubwo wenda kuko ngira ikibazo cyo kuvuga amagambo menshi minire mwaho ngaho, ariko icyo narishatse kugira ngo niyo yaba ari mutoya mu mwuka azi ngo ni hehe iki kimenyetso kigomba kuba kiri, ni mu kiganza cy'iburyo, ni mu ruhanga. Ninde mwumvishe bajya gukingira covid, abe moderne, abe AstraZeneca, abe uko zose, ninde mwumvishe basabye ngo bamukingiye mu ruhanga cyangwa mu kiganza cy'iburyo? Bo nibuzanga bafite impungenge babe barangije kuzigira bavuga ngo twasanze bihuye neza, noneho mukamuri kutubaza kugira ngo tubamare impungenge. Ni ikihe cyanditswe wahagazeho kugira ngo numara kugihagararaho utera abantu ubwoba? Abantu nibave mu bwoba budafite aho bushingiye. Ariko simbivuze mvuze ngo habura side effect ku rukingo, mu mpamvu z'uko buri rukingo rwose rwayigira, buri kinini cyose wakigira, buri cyo aricyo cyose wakigira. Akivuga nubwo gusobanura sobanuye uri scientifique, nuko nta muti n'umwe utagira katalogue. Umuti wose ugira katalogue, kandi kuri katalogue mu bintu bandikaho tabena bavuga ngo uyu muti mu gihe waba guteye ikibazo wihutire kujya kwa muganga. Bisobanura ko wabateganya nk'uko yabivuze ku muti wose, kugera no kuri paracetamol no kwindi miti yose muzabisome kuri katalogue. Yewe nibyo ku muti wose wanywa mu gihe, kuko imibiri y'abantu iratandukanye nk'uko yabisobanuye. Hari ibyo nywa, ari binini negeze nywa, kandi na mugenzi wanjye yararwaye turabinywa twebwe, ariko ndakubwiza ukuri nge nari mpfuye ndaruka ngira nte urumva, wariko nkabona ni muzima, nkamaze ku kiwe ntacyo baye ati simbizi. Donc nukuvuga hari ikinini gishobora kugera mu mubiri wawe cyangwa se nerema étrange, tureka ni kinini musangira n'abantu ku meza ibyo kurya, wewe bikagutera ikibazo ariko abandi bose ntagire ikibazo bibatera. Rero wa mugani izo za consequence cyangwa za side effect be kubihuza nuko bibaye antichrist. Kuko hari n'umuntu kare wampamagaye arambwira ati banteye urukingo ariko ndi kumva akantu k'akariro. Sometimes kandi twongera tugaruke n'inyuma, mbibutse ko hari n'indwara zituzaho mu buryo bw'psychologique, kubera ko wabyishyizemo no kuntu abantu baduteye ubwoba, urumva ushobora no kurutera ko kukanatitira ariko n'urundi na hepatite twaratitiraga. Hari umuntu nzi w'iki hepatite rwose amara nk'iminsi 2 rwaramugizeho efe nyine ya efe mwavuga gitari nziza. Hari indwara zimwe na zimwe zera mu buryo bw'imitekerereze, buri psychologique. Uzi kubyutsa ukavuga ati ndumva ndwaye kabisa, uranarwara pe ukanaremba. Ibyo wenda reka tugarikiraho. Ngira ngo mwabyumvishe rero mwebwe mwibaza ku by'urukingo rwa COVID-19. Reka wenda dukoresha iri jambo gatoya mu kwihangana. Rwa kabiri rw'Abakorino 10 duhere kuri 3 haranditse ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu niturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo, kandi twiteguye guhura kutumvira kuzi ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Nayigize ngo nanababwire yuko buri challenge yose
uwiswe ko yamenye Imana akwiye no guhangana nayo mu mwuka kuruta mu mubiri. Nicyo nari nshatse. Nubwo tumubona tugenda twambaye umubiri w'abantu, ariko kugira ngo dukwiye kurwana uko abantu barwana. N'intwaro zacu si nk'izabo. Intwaro zacu ntabwo ari nk'izabo. Hari uburyo dukwiye kurwana n'isi y'umwuka, tugafata miringo n'ibiri gutekerezwa mu mitima tukabifata. Kandi mboneho no kubwira abantu byari bikwiye yuko bamenya yuko igihe kigeze ngo imirimo y'Imana inetralize yashitani. Ibyo turacya nta munsi ndi kujya kuvuga gutanga advertisement ya shitani n'imirimo ye bizatuma abantu bamuyoboka bimbwira yuko ari umunyembaraga. Hari imbaraga zirya izindi mbaraga. Kandi Jado ukiri naho ngaho abantu babyumve, ntabwo ari twe duhunga Satani, ahubwo Satani agira gute? Araduhunga. Bibiliya avuga ngo murwanye Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Aha mbonereho tukiri no kuri iri jambo kuko turi kuvuga intambara y'umwuka. Umuntu umwe yarambwiye ati mu nzu yanjye bambwiye ko harimo abadayimoni. Yaratuye ahantu gutya za Kibagabaga. Arambwiye ati rero none ngiye kwimuka, ubu ngiye gukodesha. No inzu yawe ati nishaka ikindi. Urumva? Ahunga. Kandi abadayimoni ni imyuka. Naho agiye ntabwo yimukiye mu ijuru. Aracyari ku isi. Ntabwo yabazirikiye. Ntabwo yabazirikiye. Ibyo byitwa kubohoka isi kubwo kuyimenya, ntabwo tubohoka isi kubwo kuyivamo. None ahubwo wenda ubwo twinjira mu kiganiro n'ubundi nubwo cyatangiye kare, ngira ngo iby'urukingo rwa COVID-19 abantu bakurikiye babashije kumva ukuri. Kugira ngo abantu byumve neza nuko abantu bakwiye kwirwana mu buryo bw'umwuka kuruta mu buryo bw'umubiri, bakanikingiza ariko barureke haneze utagiye kwikingizaho. Ngiye mwakira cy'umwana uzajyayo, namwe muzaze tujyana. Urumva rero reka wenda tugarukira aho ngaho ku by'urukingo. Gende mu ntambara y'umwuka, uretse ko n'ibi nabyo bifite aho bihuriye n'intambara. Ariko ubundi iyo tuvuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga, ubundi Satani bamurwanya gute Pastor François? Satani ubundi tumurwanya gute? Dukora iki? Uruduhereye kuri urwo rugero warutanze ati umuntu barabwiye ko inzu irimo abadayimoni, aravuga ngo reka yimuke ayivemo ahunge nyine Satani. Ubundi yari kubigenza ute? Yari kurwana iyo ntambara. Ubwo ni intambara y'umwuka twinjiye, ngira ngo nibyo ni imyuka nyine. Ubundi tugende rero twinjira mu kiganiro neza. Yagerageje kuvuga intwaro zose z'umwuka bari mu Efeso. Aravuga ngo mutware intwaro zose z'iki? Z'Imana, ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yagerageje kuzivuga, aravuga ngo mutware inkota, ari byo jambo ry'Imana. Arongera aravuga ngo kandi mutware iki? Kwizera nk'ingabo igira gute? Ikingira igituza. Arongera aravuga ngo kandi mukenyeye iki? Ukuri. Aravuga ngo mukwete iki? Inkweto, aribwo butumwa bwiza. Agerageza kugenda avuga intwaro ndetse hakiyongeraho n'intwaro yitwa kugira gute? Gusenga. Parce que hari Bibiliya ivuga ngo mu Kinyarwanda la prière c'est comme une bombe qui détruit les assises de maniaque sur la terre. Ni nka bombe igenda igasenya ibyicaro by'abadayimoni hano ku isi. Twebwe rero ntabwo mu by'ukuri ukinambaza aha ngaha, reka mvuga kandi hari igihe urwanya umuntu wibwira ko ari we kibazo, ariko uwo muntu yahava n'ubundi hakaboneka undi ugira gute? Nawe n'ubundi uhangana nawe. Mu by'ukuri ntabwo ari umuntu ukwiye kurwana, ahubwo ukwiye kumenya ko ari umwuka ugira gute? Ukurwanya. Nta muntu ukwanga. Ubwo ni ukuvuga ko umuntu ufite ibyo bintu uko bivuze, ijambo ry'Imana, ubu kwizera, ukuri, hari ikindi ni ikihera no gusenga, ubutumwa bwiza. Ubwo Satani abarwanyije Satani nta mwegera. Oya, abo banze ubyumve. Iyo bavuze intambara nta bantu babiri bahanganye, ahubwo uvuga ngo aratsinda. Yego aratsinda. Naho kumwegera byo arazi. None se umwanzi nta gutera. Igihugu kuba gifite intwaro ntibivuze ko kidatera, ahubwo kuba gifite intwaro kirarindwa. Ubwo nk'uwo muntu yari gukora iki? W'iyo nzu rero yari irimo, wowe iyo nzu nta kindi yari kumenya ko icyo arwara nacyo atari inyama n'amaraso, atari ikibazo cy'inzu, atari ibinonko n'amabati, atariho ikibazo kiri, ahubwo ari imyuka ari kuruhangana nayo. Agafata ibihe byo kugira gute? Byo gusenga. Agafata ibihe byo kwegerana n'iki? N'Imana.
akambara za ntwaro zose nagira gute nakubwiraga ndetse n'izindi bene data bari wenda ngiye kujya kuri mama Sharirene ariko mbere yuko mujyaho reka nsige mbajije Jado ikibazo ari buze kunsubiza kugira ngo abagitegura mu preparation lointaine abacyakira ingaruka ziterwa n'abantu barwana intambara y'umwuka mu mubiri uze kubimpuriza kuba uri kurwana intambara y'umwuka ukayirwana mu mubiri wabyumvisha ikibazo none reka mbaze mama Sharirene François ati iyo umuntu afite kwizera akagira ijambo ry'Imana akanasenga ati hariya ni bingahe wavuze ngira ngo akagira n'ukuri n'ubutumwa bwiza ego aba yabashije kugenda arwana intambara y'umwuka mama Sharirene akunda kutubwira cyane cyane ku ntambara aho akoresha umusirikare w'isi usanzwe akamuhuza n'umusirikare wa Kristo cyangwa uburyo abasirikare bagombye kuba bameze kugira ngo umuntu adatsindwa cyangwa atarwana wenda na haduya atitiranya haduya arwana nawe ni gute umuntu yamenya inkomoko y'imbaraga zimurwanya reka mbaze mama Sharirene mu ntambara y'umwuka hari umuntu uvuga ati njewe ibi bintu bimporaho njewe famiye yacu ntitera imbere njewe bigenda gutya na gutya kuri mukuru wanje byarabaye kuri petit frère gutya byabaye uherekane ni gute umuntu yamenya neza ko intambara afite zifite ahantu zikomoka mu buryo bw'umwuka okay ubundi iyo umuntu ari kurwana cyane mu buryo turwanamo na Satani yes Satani arwanya umuntu mu buryo bubiri arwanya umuntu mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa akarwanya umuntu mu buryo bugaragara buriya abantu benshi bakunda kugira ibintu bavumbura bakamenya cyane ibintu bibafitiye inyungu z'ako kanya yego umuntu akaba yamenya ibimuteza imbere umuntu akaba yashakisha akamenya abamuroga umuntu akamenya uwamutwaye umugabo umuntu akamenya uko yashaka abakiriya mbese ugasanga abantu barimo gushakisha kumenya uburyo bashobora kugeramo mu kintu runaka wifuza umuntu akamenya uburyo banke yamuguriza umuntu akamenya ubucakura utuntu twinshi tubagirira umumaro cyangwa tubazanira amafaranga akamenya ukuntu ashobora gukopera agacura inkota akamenya ukuntu azabona ikintu runaka kandi koko mu buryo bwo kubimenya akabigeraho wari uvuze uti rero ni gute dushobora kumenya umuntu ashobora kumenya urugamba rwana ni gute umuntu yamenya kibimubaho cyangwa ibigeragezo ahura nabyo bifite ahantu bihurira n'urugamba rw'umwuka cyangwa n'iyo ntambara yo mu mwuka turi kuvuga ahubwo ntekereza ko uburyo ikibazo kibajije yego ntekereza ko wari wakimubajije ni gute umuntu yamenya inkomoko z'ikimurwanya yego wala inkomoko ni nko gushaka kuvuga ngo ni gute wamenya ko ikintu cyabaye ari Satani wakizanye cyangwa ukamenya ko ari ibindi bintu runaka cyangwa yes yego cyangwa ari nawe wabyizanye ubundi nuko abantu bijijisha Imana ifite uruganda yashyize muri buri muntu nimba ndwita uruganda nimba ndwita iki simbizi ariko muri twebwe hari ibintu bicurirwamo biturangira kandi bitubwira ikintu runaka ntabwo ushobora kuba mu kibazo uri kumva urugero ushobora kubaho mu rugo sibyo ushobora kubaho mu rugo ukagirana amakimbirane n'uwo mwashakanye ariko ukibuka ko cyagiye wamuciye inyuma akabibona muri telefone icyo gihe umutima wawe ukabwikana hakaza induru hakaza iki hanze ntihagire urabukwa ariko hakicara uti nyamara cyagiye ninjye wagize gute waryikoreye ubundi urugamba umuntu arwana agahura n'ikibazo atigeze agiramo uruhare ajya amenya yuko bituruka kuri Satani cyangwa se ari Imana ishatse kugira gute kumwigisha kuko nimba umuntu anyweye inzoga nyinshi yataha akitura hasi icyo gihe koko ari buvuga ati subi ibi bintu koko byaturutse ku nzoga yagize ate yanyweye nyinshi agasinda akitura
hasi ibyo ni ibintu byumvikana umuntu nibamwambika ipingu ari mu kazi yaribye bakabijyana abana n'umugore ntibabimenye ariko we n'umutima we ati ni mu njyana rwose kandi cyane iyo bimenya nkabireka icyo gihe se aricara avuga ati koko ubu nzize iki azize ko yibye uri kumva ariko yibye wenda kubera umutima wamushutse ntibifite aho bishobora guhurira n'intambara y'umwuka umutima wamushutse se n'uwundi mutima cyangwa ni umutima we ni umutima we ni umutima we kandi burya mu bintu Imana yatubikije buri wese yamubikije ibye ntabwo umutima wanjye uteze guterera mu wundi nta nubwo umutima wundi uzaterera mu wanjye Imana yari izi ko imitima yacu izatekereza ibidahuye iravuga iti buri wese reka mubitse umutima we umutima we wakuroha ugomba kurohamo umutima wawe ukuroshye urarohamo kandi umutima wawe ukujyanye aheza ukujyana heza nta muntu rero ushobora kuyoberwa urugamba arimo ararwana nk'ubu ngewe wenda urugero yego iyo mpuye n'urugamba sibyo wenda urugamba rw'amagambo kugira ngo n'abandi babyumvireho mama Sharirene gutya na gutya ikintu cya mbere ntekereza ni ukwibaza ngo aya magambo ntabwo ari ngewe wabaye gashoza magambo aya magambo ntacyo yuririyeho aya magambo kuko burya umuntu ni kure aba bantu bamvuze aho nta wantanze waba uzi ko nta manyanga wakoreye ahantu bakakubona waba uzi ko nta bikorwa wakoze kera bikaba byavumbutse ukicara ugatuza ukavuga uti buriya ni abadayimoni ariko we n'umutima wawe iyo uzi ko hari ahantu fulani wagiye ukata ugakora utunyanga bikajya habona uhita wigirira gutyo ukagira gute ugaceceka umuntu uhura n'urugamba rero atagizemo uruhare ajya amenya ati iki kintu nimba atari satani n'Imana yego yero yaba ari satani nta mbaraga afite zo kumuhirimka ubwo reka niturize nimba ari Imana nayo nta mbaraga afite zo kugira gute zo kuyirwanya ikintu ngomba gukora ni ukwigumira mu murongo wanjye hanyuma ngasenga ngira ngo mwabyumvishe kandi abisobanuye neza yego rwose rwaye detaye yashatse kwerekana uruhare rw'umuntu mu bimubaho yego n'uruhare rwa satani ariko mbere yuko njya kwa Pasiteri Jado ngasubize cya kibazo Fra umuntu ntashobora kuba harwana intambara ariko adasobanukirwa n'icyo arwana nacyo mbona igihe cyose urwana n'ikintu utazi icyo ari cyo biranagoye ngo ugitsinde none wakora iki ngo umenye icyo usobanukirwa icyo kurwanya cyangwa icyo imbaraga uhanganye nazo aho harazamo strategy y'intambara nyine harazamo n'intasi kugira ngo umenye uko urwanya ninde ari he afite izihe ntwaro mu ubwo buryo intasi rero twebwe mu buryo bw'umwuka ni amakuru duhabwa n'ijuru umwuka wera ajya duha information amakuru atubwira ati dore ibintu bimeze gutya nka kwa kundi Daniel yahawe amakuru y'ibyo yarwanaga nabyo byibuka mu gitabo cya Daniel bice 10 ubwo marayika amanukaga akamubwira ngo nabami mu Peresi n'Ubumedi nabyo wenda tuzagira umwanya wo kubisobanura ubundi mu Peresi n'Ubumedi bwari ubwami bwo mwisi ariko ufite umwuka buri bwami bwose bwari bufite umwuka uburondora cyangwa se ubukoreramo nacyo ni ikindi kintu kindi rero kugira ngo tumenye ayo makuru tuyahabwa nijoro nibwo Daniel yamenyeshejwe igituma atari gusubizwa abwirwa yuko hari abadayimoni bo mu kirere batangiriye ibisubizo bye turi kugendana natwe rero kugira ngo tumenye uwo turwana nacyo kugira tumenye icyo turwana nacyo dusaba gusenga kugira ngo umwuka wera aduhishurire yego reka tujye kwa Pasiteri Jado kwa cya kibazo nabajije vuga ngo nizihe ngaruka umuntu ashobora guhura nazo mu gihe yarwanye intambara y'umwuka mu mubiri ndabanza gato nsubira inyuma gato impamvu nshyigikira bene data ku magambo meza atandukanye bari bari kuvuga mu kuri kuzuye kuri kamere y'Imana hari ibintu yarangije irangije kubirangiza ntago ari byo nshaka kuza kwitaho kuri uno mwanya iravuga ngo nshyize inzira ebyiri imbere yawe choice irayiguha n'igituma abantu banabimenye n'igituma dusenga nuko Imana nusoma
magambo aboneka mu gitabo cy'itangiriro 1:26 kugeza 28. Imana izi responsibilities yahaye umuntu, iramubwira ngo atware, adominating, ayobore. Igituma buriya dusenga ni ukubwira Imana ko tuyikennye, ko dukeneye kwikorera hagati muri twe. Ntabwo Imana yakiturumbura. Impamvu yanga kwiturumbura, hari ubushobozi yaguhaye, yanga kukuvogera, yibuka agaciro yahaye ikiremwa muntu. Dusenga tugira ngo tuyibwire aho tuyikeneye, ibyo dushaka kwidufasha, ibyo dushaka ko tugira gute, nicyo ahanini dushaka kugira. So nayo nshatse kugira ngo ngaruke ku gaciro k'amahitamo y'umuntu. So garuke ku kibazo cyambajije ngo mbese ni gute umuntu aramutse yakemuje ikibazo cy'umwuka akagikemuza umubiri. 90% uretse ibibazo bigendanye n'amahitamo, ubundi isi y'umwuka niyo iyobora isi y'ibigaragara. Kuko rimwe na rimwe na shitani abasha kugutera. Niyo mpamvu iyo yaguteye hakeneramo amahitamo yawe, ariko akagutera agendeye kuri cya kindi wigeze uvuga. Kuko isi y'ibitaboneka niyo iguverina. Hari ibibazo mwigeze mushaka kuvuga, numva hagiye kuzamo ikibazo cyo bita the nature controversy, kudahuza kw'aba hereditarians na environmentalist. Abantu hari abavuga ngo ibi biri heredite ntacyo wakora na kimwe ngo bihinduke. Ubwo rero ubwo rugamba tugiye kuvuga abo muri komenti twahita tugaruka kuri cya kintu. Hari abari buze bavuga ngo iyo wavutse uku ntacyo wakora ngo bihinduke. Hari n'abaza kukubwira ngo environment, nabo bagahita kubwira ngo oya uriya muntu wivuga ngo ntakiba, ahubwo wamuhaye ibyo yari akeneye. Musubije muri ya ritime yahatabifite arongera yewe. Urumva twahita ducreatinga ikindi kibazo dukurikije ibyo twakiri kuvuga. Mu makomenti uzaba ubyumva uko mwavugaga, twahamba tugaruka kwiyonginga. Ariko solution y'uko ibyo bintu byose bigomba kuba babikombaye. Kansatire rero kucyo waruri kumuri, mbese umuntu aramutse daboro hakenewe source of information. Kuri Mama Charlene wamubajije, watubajije neza, mbese umuntu yamenya ati byari kurwana nabyo kugira ngo atakemuza ikibazo umubiri ari icy'umwuka. Yego cyangwa icy'umwuka akagikemuza umubiri. Ndagira ngo ngaruke ku izo ngingo zose, ahubwo umuntu ni ukwiye kumenya uko asolvinga ikibazo. Akwiye kumenya amasi atatu. Isi y'umwuka igengwa no kwizera, isi y'umubiri igengwa n'urukundo, isi y'abantu. Naho isi y'ibintu igengwa n'amani, amafaranga. Hari ikibazo cyose ukwiye guhura nacyo, ni wowe wa mbere wo gufata imyanzuro. Ni nacyo kibazo abantu bakunze kugira, kuvuga ngo mbese ni iyihe si yo gukemura iki kibazo? Sero y'uko ukibona ni iyihe si yo kugikemura? Ni iy'umwuka, ni iy'umubiri, ni iy'amafaranga? Kwiye mpamvu njyewe nzi ibibazo bimwe na bimwe. Abantu wenda bamwe bashobora kugira ngo iwacu mu rusengero ntihajya habamo utuntu nk'utubahanga, ariko hari ibyo nicara si bibi byo gusengerwa. Iyo menye ko François na Mama Charlene bahuje, bakaba hari imipango wenda bari gupanga, hari igihe nshobora kuvuga ngo umuyobozi ni Mama Charlene yungirije François, nkakoresha nitansura François, nkamugurira yaba yabyaye, nkajyana fanta, nkajyana iki, nkagira gute, nahagera nkamusura nkamubwira ngo Uwiteka kuzigame, umukristo mwiza, ukomerezo uruhare rwawe kurinda itorero no kugira gute. Ibyo bintu nakoresheje ngo kurinda itorero no kugira gute, uyari buhita akeka ko ibyo bavugana ubizi. Intambara zabo zikemujwe n'ibihumbi 10 bya fanta najyanye hehe kwa Faransa. Aho bumvikane neza. Reka nangiza aho nari nshatse kuvuga ikibazo cyari gihari, si ikibazo cyo mu mwuka, ni ikibazo cy'uko yamunyangishije kuko ntahari. Wenda naragize imirimo myinshi, ariko uyu nambona muri ya
lisansi azahita avuga yanamubeshyeraga urumva ni murimo yabuze guhuza kwa ibyo yarari kunshinja yari uko namuburiye umwanya ndawushatse uri kunywa icyo ni ikibazo nkemuye cyari kungiraho ingaruka ariko nimara urubyumva nkavuga ngo iki kibazo ngo kuko bamwinjiriye nkahita ngo ngiye kumupfukamira ngo mutume Imana aho ntago ari ikibazo cy'umwuka cyo gusengera ni ikibazo cyo gukemura none ufite ikibazo na bosi wawe mufitanye ikibazo kigendanye no mu buzima bw'akazi uri kukica ntabwo uri buvuge ngo ngiye gusengera bosi ntabwo uri buvuge ngo ngiye kugira gutya ahubwo uri buhindure ukore neza ubwo se wenda tuvuze kuri bosi gutyo ko wagize ikibazo ni umukobwa bosi wati ndashaka ko turyamana urumva ati none nitutaryamana uraninge weye urumva caho iyo ntambara iri mu yihese muri izi joro ariko jo atari yagisubiza tamaze mwunganira ku kantu yavuze kuko ndumva dutega imitego yindi oya ntayo ni nacubereye umunyamakuru n'icyo ashinzwe yabivuze neza yavuze ngo isi y'umwuka igenga isi y'ibindi bintu byose donc c'est le monde spirituel qui gouverne mbega kugira ngo ibintu biza mu isi y'umubiri biba byahereye mu isi y'umwuka donc by'imaterializa byahereye arongera aravuga ngo so kiro riro monde matériel spirituel c'est la foi igihuza isi yibigaragara n'isi y'umwuka no kwizera ari akantu gato avuzemo kuko Joel nabyumvisha ahubwo kugira ngo itugisubiza aravuze ngo mbega nimba mu rusengero umenye ko abantu babiri bafite akagamba ndajya kumusura wowe urashaka kuvuga ko yakoresheje umubiri wenda we yabishyize scientifically kugira ngo abantu baze kubyumva ariko burya yakoresheje umwuka yakoresheje n'uburo ahubwo ni ukumenya ni umwuka ukenewe muri element runaka kubera ko ano yakoresheje umwuka w'ubwenge uko yakemuye uribuka ko harije twaje tuganira uramubaza ngo bashumba ni ihe mpano bakeneye cyane arakubwira ngo ni y'ubwenge rero iyo mpano akoresheje hari ni umwuka w'ubwenge hari ikindi yavuze mu isi y'abantu ko akora urukundo nuza kureba ni urukundo ruza kwimaterializa mu bigaragara ariko rwahereye mu rukundo rw'iki rw'umwuka kuko urukundo n'umwuka sinzi nimba ibyo mvuze ari byo donc urukundo n'impano y'iki y'umwuka ubundi mu buryo abantu bakwiye kumvamo hari ibibazo byanze bikunze nibyo mwene data nyine ubwo wumvaga yarari kunshyigikiramo ubundi abantu birakwiye yuko babimenya isi y'ibitaboneka niyi guverina niyiyobora isi y'ibigaragara nibyo turi kuvuga bigendanye no gusabotwa mu bigendanye n'ibyo twari turi gukora ibyinshi bifitanye isano n'isi y'umwuka kuko nibyo yarari gusobanura ko buri kimwe cyose agarura kuri cya yangingo isi bitagaragara Abayiburayo 11:3 isi bitagaragara nyirizina niyo iyobora isi bigaragara nuko wenda itorero ryaje kuba ritoya mu buryo bw'isi bitagaragara wikanga itorero rimaze kuba aho hantu ryaragenze buhoro ako nusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 4:23 ko haranditse ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data bibasaba nabo kumusengera mu mwuka hehe no mukuri Satani yibye costume yindi yari yambaye nka marayika w'umucyo ntabwo yayivanyemo arakiyerekana nka marayika w'umucyo niki nshatse ari kari shitani kubera yuko isi twagezemo yabaye y'umwuka hari abantu batamenye yuko isi twasohoreye mari y'umwuka asiya wahumukira kureba urugamba rwana kugira ngo nk'umukristo wamenye Imana hari ijambo wigeze ukoresha ubwo wavugaga niba warabonye mukuru wawe nkuko wigeze ubivuga mukuru wawe bigenze gutyo itumenya yuko ikibazo kitakiriho ni ikibazo cyagarutse ku mwuka nurangiza urwane rwa rugamba rw'umwuka rimwe twavuze ngo nubwo tugenda nk'abambaye
umubiri ariko urugamba rwacu rugomba kuba urw'umubiri. Niki nshatse kuvuga? Hari dukwiye nawe gukora M&E, monitoring and evaluation. Ukahita uvuga ngo mbese uru rugamba mpagazemo, banza ubashe kumenya ngo mbese mu mwuka bimeze bite. Cya kindi twari turi kuvuga, kuko iyi si bigaragara ikomoka mu isi bitaboneka kugeza kuri buri kimwe cyose tubasha kureba. None wambwiye ngo none se hazavuka ngo n'ibibazo byabasha kuvuka umuntu yakeguriye ikibazo aho birikire. Bibiliya iravuga ngo isi bigaragara ni igicucu cy'isi bitagaragara. Uzi, reka nsubize muri ubu buryo. Abantu bari inyuma yanjye barabona icyo bita ombre. Hari igicucu. Iki gicucu mubona Bibiliya iravuga ngo isi ibigaragara ni igicucu cy'isi bitaboneka. None fotora nge ndi kuvuga gutya, iki gicucu cyanjye ukagihangana ukajya ugihagarika nge ngakomeza, ubwo ndumva ariko nagusubiza. Fotora iki gicucu cyanjye uri inyuma yanjye ukajya ugihagarika, ariko nge original nkakomeza nkavuga, wowe ugahangana n'igicucu. Uzaruha, umutwe uzagera kure. Hari ibyo abantu benshi bahangana no gusolvinga bakoresheje umubiri, bakoresheje igicucu, ariko nta rizati, nta gisubizo cy'ukuri bategetse kubona. Garuke kuri yasi y'umwuka. Mwene data François yageze avuga Daniel 10:12, yewe Daniel mugaragu w'Imana ukundwa. Yego. Umunsi wa mbere gusenga kwe kwagize gute? Kwarumvishwa. Ariko ubwo nazanaga igisubizo, umuzimu utwara Ubumedi n'Ubuperesi aranangiye. Ni umuzimu utwara Ubumedi n'Ubuperesi. Aha niba nanyumva. Nabwo hari no gusenga mu mwuka ukagiramo ikibazo. Ibaze twebwe dukura, wenda n'Abafaransa byarabakikiye, aba twakuriye rimwe hari ikiganiro nkunda cyo kwa Mama Charlene kivuga ngo ejo n'ubu. Kera n'ubu. Kera n'ubu. Reka wenda nkoreshe imvugo, aba twakuriye rimwe nyine kera. Hari ukuntu twasengaga birimo ikibazo cy'ubumenyi bwo mu Mana. Umuntu akajya kuvuga ngo ndafata miri imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi, tukavugira twese mu cyarimo ngo mu izina rya Yesu. Kwa analize yacu, imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi twazikonfondaga na shitani komuteye, ariko ni ingoma. Ubu ni usenze iryo sengesho, ni waguye nkungu umusada Daniel, kuko Daniel niwe wari ufite ikibazo cy'imyuka y'iyo ngoma. Ariko twebwe iyi generation ni ukuvuga ngo nafatamira imbaraga ziri mu kirere. Efeso 6:10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko tudakina n'abambaye inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Kuvuga ngo twebwe imyuka itugenga ni ya hano Kigali, wenda naho uvuka. Kuvuga ngo wavuga ngo ndafatamira imbaraga zaho uvuka naho uri nona. Kuvuga ngo ninjya gusenya nkoresheje Abamedi n'Abaperesi, uretse Imana yavuga ngo umwuka dusengera kudufasha kwinginga nk'uko ijambo ribivuga. Ubundi watabye hashi Yesu, nusoma uzasome Bible. Yosuwa yakebutse izuba, arabibwira ngo wazuba we hagarara, ariko reyerema ntabwo izuba rigenda. Ni nacyo bita papa PNF yaje kumuhora ibyo kubigendanye n'uwo bita Galileo yicwa azira, bamubwira ngo yapfubisha. Ariko uyu Yosuwa ntaga ari ukuvuga ngo ni umuscientifique. Yosuwa ari kureba umurwanya akabanga wazuba ubwo ugeze aho ugiye kundengana, nundengana sindi bube nyirangiza inshingano. Warayihagaritse, ariko Imana ntago yahise irahagarika muri systeme yayo. Abantu bashaka kunyumva neza, ariko kuko uri gukirana mu mwuka, Imana iramenya uko ukamba yishaka. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nuterura ushaka mu maso y'Imana uzahura nayo. Ndumva araho nasa nkaho ndi kuvuga ngo ibibazo niba ari ibyo mu mwuka ukwiye kubiverify ukavuga ngo ibintu mind yawe iyi nzira niyo waba uri umuswa n'uyiyo. Iyo ahantu hari ikibazo uramenye. Yego. Izina ry'Uwiteka yawe. Ikibazo si ukumenya Bibiliya nk'uko bivuga. Yego. Ngira ngo birumvikana cyane kandi
umuntu wese wakurikiye kino kiganiro harimo amasomo menshi, harimo ndetse n'inama n'impanuro nyinshi ku bantu barwana. Reka rero barwana intambara y'umwuka ndetse n'iy'umubiri, bakwiye kubitandukanya. Reka rero dusoza tugane ku musozo, buri wese agira ubutumwa yatanga ku bw'iki kiganiro, kuko niba ubaze abantu ugomba no kubadoda. Arajya akora umwanzuro w'umunota umwe, atange na nimero ya telefone, ubundi Pasiteri Jado niwe duheruka anadusengera, ubundi tugana ku musozo w'iki kiganiro. Reka duhere kwa Pastor Farasko. Ngira ngo byinshi byavuzwe, ariko nk'uko wavuze dukwiye kumenya uwo turwana nawo, tutibeshya nka Petero aca amatwi Yesu akamubwira ati ntabwo uzi ibyo urwana nabyo. Ni nk'aho yaramubwiye ko atari intambara y'umubiri, ahubwo ari intambara yo mu buryo bw'umwuka. Rero nujya kureba abantu bose, ukareba umuntu wakuvuze nabi wagize ute, uzasanga abantu bose bahindutse abanzi bawe. Ahubwo menya ko ari umwuka ukurwanya. Buriya nuko tutabonye umwanya Imana nidushoboza, tuvuge umwuka wa Yezebeli ukuntu waje kwinjira muri muka Herode, ukaza ukarwanya Yohana ariwe Eliya. Ibyo nabyo ni ibindi bintu byasaba ubundi bumenyi cyangwa se undi mwanya uhagije. Ariko uyu ni umwuka ari continuel wahize Eliya mu gihe cya Yezebeli. Eliya aje nka Yohana unyira muri Herodiya, hari semblance ziri aho ngaho. Ni umwuka ugukurikirana, ni umwuka ukwirukana. Rero Imana duha imbaraga zo kubasha kwambara intwaro zose z'umwuka kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nsoza rero nimero ya telefone ni 0788 078 35 Imana iduhanuye. Yego. Okay, murakoze. Nanjye ndimo ndasoza abantu, ndashaka kubwira abantu ko nkuko bagiye babivuga mu buryo burambuye, umuntu urwana mu mubiri ntago, umuntu ufata urugamba rw'umwuka akarwana mu mubiri ntatsinda. Niyo mpamvu burya n'abantu benshi twita abanyamahanga, aho babariza ushobora kubishinga, bo bagenda bigakemuka, ariko wowe kuko urwawe rugomba gukebuka mu mwuka, wowe ntugire ubutabazi uhabona. Abantu rero nibige kurwana mu mwuka, kandi nimba hari urugamba rurangira neza, ni urugamba rw'umwuka warwanye mu mwuka. Yego. Ni nacyo kibazo mubona dufite no muri izi ntambara mugenda mwumva abanyamahanga bamenye. Umuntu akicara ati byagenze gutya, ntago bakimenya kujya ku karago. Nimba ufite ikibazo ngo uhamagara Imana, urashaka gufata urugamba rw'umwuka ukarurwana mu mubiri, ngo byaratinze, ngo byarakererewe, ngo ubuze ubwenge, Imana iramureka. Ariko umuntu wese urwana mu mubiri arananirwa. Ariko umuntu wese urwana mu mwuka agera ku ntsinzi irambye kandi igaragara kuri buri wese, ikakugirira umumaro, ikagirira umumaro n'Imana. Ndashaka kubwira rero abantu benshi, kuko igihe turimo cyane, iki gihe tugezemo, abantu benshi barambiwe ikintu bita mu mwuka, bararambirwa ngo babimazemo igihe, bararambirwa ngo baratinze, bararambirwa ngo iyo umuntu avuze ubwenge Imana iramureka. Bituma bakoresha intwaro yitwa kwirwanira. Abantu bari kwirwanira kugira ngo ntibasenga, wagira ngo ntibagire Imana. Ariko ndashishikariza abantu bose kurwana mu mwuka. Ibi bintu uko biri kose, niyo bitinze ariko biza ari ibintu bisobanutse. Yego. Reka twumve na Pasiteri Jado. Turanezerewe nyine. D'abord turabanza dushime. Dushime kuko tuvuze ko ariko kurugo ntitwarangiza tukanasenga tugashima Imana kubw'iki kiganiro. Turanezerewe kandi turishimye kubw'uyu mwanya Uwiteka yakoresheje iduha kugira ngo tubyaze umusaruro, kuko bimwe mu byo tuzabazwa n'ibyo twakoresheje ndetse n'impinduka twagize, izina ry'Uwiteka ryamamara. Ku mwanzuro wanjye mbasha kuvuga bigendanye n'isi y'umwuka, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri. Imana ubwayo umwuka, ushaka ko Imana imukemurira ikibazo, d'abord akwiye kumenya yuko gikomba gukemurwa mu mwuka ubwayo.
ni umwuka. Yego. Ntabwo ari iyo uzasanga hariya yicaye, ahubwo injira mu mwanya. Ariko icyo nzi ni kimwe, uburyo bw'uwishaka wese arayibona. Creating environment conducive yo gukoreramo kw'Imana. Warangiza Imana irakuganiriza, Imana iragusura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko uri umwana wayo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nasoza kuri telefoni yanjye ngendanwa ni 0788 25 58 74. Yego. 825 58 ariko aba bahanze bongeraho guteranya 25. Reka kuba isumba byose dushimye kandi dushimiye abayobozi batandukanye, by'umwihariko Joel wadufashije muri uyu mwanya wo kugira ngo waduhe byinshi bitandukanye. Masha Irene twari duhuje akazi ko gusubiza twese. Twashimira uwatugayidinze, abo kuri kamera, Isa twababonye, Amavuta TV, Imana bahumugisha twese byose dusenga. Nyagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo witwa Rubasha. Iyo uvuze birabi, utegetse birakomera. Turabizi neza ikintu ntabwo kiba kiza ku mpamvu z'ishusho zacyo, kiba kiza kuko wasutsemo ubuzima. Turakwinginze ngo ibi tuvuze ubibinyuma usukemo ubuzima, kandi aho twashatse kugaragara ujye dushoboza guhisha mu maso hacu, maze wowe ugaragare, kuko twaremewe kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Uganze, utegeke, ureme, wubake, utuzamure mu mwuka, kuko cyari cyo cyifuzo cyacu nyamukuru. Icyatumye tuvuga ko tugomba kurwana mu mwuka nuko udashaka ko abakristo barwanisha umubiri, ahubwo ushaka yuko urugamba barurwana mu mwuka. Ubiherekereshe rero ibimenyetso n'ibitangaza bihindura umuntu uko yarwanaga, bimushoboze kurwana urugamba rwe mu mwuka, maze izina rye rihabwe icyubahiro. Wakoze guhagarana natwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Mwakoze cyane gukurikira Mama Sharirene Official.